Ni mu mahugurwa yateguwe n'umujyi wa Kigali ufatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB mu rwego rwo gufasha abanyamakuru kumenya serivisi z'imitangire y'ibyangombwa by'ubutaka ndetse n'impushya zo kubaka mu mujyi wa Kigali. Ni amahugurwa ateguwe nyuma y'abaturage bari bamaze igihe kitari gito bitotombera gusenyerwa ko ngo bubatse mu manegeka cyangwa mu kajagari. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dr. Merari Mabwa n'amaguru yashimiye uruhare rw'itangazamakuru ndetse anagaragaza ko bategurira amahugurwa ari ukubafasha gutangaza amakuru yizewe. Iyo umuntu afite amakuru acukumbuye ku kintu runaka, nta muntu ushobora kuba yamuyobya cyangwa ngo amuhe amakuru atariyo ndetse nawe yumve ko ari byo koko. Ariyo mpamvu kugira amakuru acukumbuye ku gishushanyo mbonera binafasha umunyamakuru igihe arimo atara inkuru mu by'ukuri kugira ngo nawe yumve wa muturage uri kumuha amakuru niba koko nawe asobanukiwe politiki igendanye n'imitunganyirize y'imijyi, politiki igendanye n'imyubakire cyangwa se politiki y'ubutaka. Yavuze ko kandi iyubahirizwa ry'igishushanyo mbonera ari igisubizo ku batuye umujyi wa Kigali uyu munsi ndetse no mu myaka iri imbere. Ubutaka bw'umujyi wa Kigali ntibuteze kwiyongera, bishatse kuvuga ngo iyubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ni igisubizo kugira ngo abariho ubu dukoresha ubutaka kandi n'abazabaho mu gihe kiri imbere bazabashe kubukoresha neza. Ariyo mpamvu mu itegurwa ry'igishushanyo mbonera haba hanategurwa yuko muri kwa gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera phases hagomba kugenda hanakorwa n'ibishushanyo byihariye by'ahantu bizwi cyane nka physical plans bifasha kugira ngo ahantu hagiye hatunganywe ahantu hagiye kubakwa, haba haragenewe inganda, haba haragenewe gutura, haba haragenewe ubucuruzi, bityo byibura ahahabwa impushya zo kubaka habe ari ahantu hafite ibikorwa remezo by'ibanze ari muri iyo mihanda. Ku bijyanye na serivisi y'imicungire y'ubutaka yavuze ko ubutaka bukorerwaho icyo bwagenewe ariko nabwo abanje kurebwa uburyo abantu batunze ubwo butaka, ndetse serivisi z'ubutaka zigatangwa hashingiwe kuri politiki y'ubutaka mu Rwanda n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, aho ubutaka bukoreshwa icyo bwagenewe, ariko ikintu cya mbere ku micungire n'imikoreshereze y'ubutaka hakaba hagomba kubanza kurebwa noneho uburyo abantu batunzemo ubutaka. Ubundi itegeko rivuga ko inshingano z'umuntu ku butaka ari ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Icyo bwagenewe gukoreshwa kuko leta nk'uko biteganywa n'itegeko niyo ifite ububasha bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu, bityo ikaba inategura ibishushanyo mbonera kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe neza nk'uko bikwiye. Umuturage utunze ubutaka ufite ibyangombwa mbere y'uko akoresha ubutaka, amategeko avuga ko agomba no kubisabira uburenganzira, kandi mu nshingano afite muri kwa gukoresha ubutaka asabwa no ko bwa butaka aburinda isuri mu buryo ubutaka atunze abubyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere ariko no mu nyungu z'igihugu, kuko ubutaka utunze iyo utabubyaza umusaruro, kuko ubutaka ari umutungo w'imbaga y'Abanyarwanda bose, uba ushobora kugamburwa, leta ikaba ishobora kuboha undi muntu wabutunga akanabubyaza umusaruro. Igishushanyo mbonera mu mujyi wa Kigali muri 2050 kigamije kugera ku iterambere rirambye ry'umujyi mu by'ubukungu no kubaho neza kw'abaturage binyuze mu kugena uburyo bw'imikoreshereze y'ubutaka n'ibikorwa remezo bifatanyije ndetse n'inzira z'ubwikorezi mu rwego rwo gufasha buri wese kugera ku bikorwa by'ibanze, imiturire, ibikorwa rusange bifitiye abaturage akamaro, ubusitani ndetse n'ubwikorezi. Ko twebwe izi nzu zubatswe mwese mubireba kandi nta n'umuntu n'umwe ko batabikoze ninjoro, aka kajarwe kukimwemeye ko kajya hangaha nukubera iki kandi muri abayobozi barabatoye muzi ibyerekezo tutari nk'abaturage. Yabashe cyane kuko iyo ugiye gukora umushinga warakugoye uba warawutekereje igihe kirekire, nk'igihe aba yarabitekereje akabikoze kano kagene ukaza ukayishyira hasi umunsi umwe kandi warabitekereje kirekire.
nimba umuntu abasha kuvuga ngo sinzasaba leta, sibyo, sinzasaba leta ngo nyisabe buri kimwe cyose, ukaba ufite akaboko kawe n'ubwenge bwa Imana yaguhaye, none ukabukoresha kuki babupfobya, njya kuzamura batareba. Ikindi cya gatatu ngiye kukubwira, amarira y'abapfakazi arabakurikirana. Ndarivuze ndanarangije. Umuyobozi ushinzwe igenamiturire mu mujyi wa Kigali Solange Muhirwa ubwo yarabajwe n'umunyamakuru niba amanegeka ari ubwoko bw'inzu cyangwa ubutaka, yamusubije muri aya magambo. Byose ni kimwe, byose ni amanegeka. Hari igihe haba ari ubutaka butajyanye n'iyo nyubako washyize aho ngaho. Nanone ugasanga ubutaka ni bwiza ariko inyubako iri aho ngaho ntabwo ari inyubako ikomeye. Igisenge umuyaga ushobora kuba wahuha igihe icyo ari cyo cyose igisenge kikagenda. Nanone urumva ko iyo nzu iba ari amanegeka. Akomeza kandi avuga ko mu mujyi wa Kigali amanegeka gihari, ahubwo ko muri iki gihe cy'imvura nyinshi abantu bakwiriye kuzirika ibisenge byabo. Amanegeka aracyahari bitewe n'imyubakire y'amazu. Hari igihe usanga ari inzu za poor quality, ku buryo nk'umuyaga waje ukaba wazijyana. Niyo mpamvu igihe cy'imvura iyo kigeze twongera tugakora bwa bukangurambaga bwo kuba twasaba abantu kuzirika ibisenge. Abantu batuye ahantu babona amazu ahantu yubatse yashyira ubuzima bwabo mu kaga kuba babimutse aho kugira ngo abure ubuzima. Amanegeka arahari kandi dukomeza gushishikariza abantu babona batuye aho ngaho kuba bakwimuka mu gihe nk'iki ngiki, cyangwa se bakaba bareba uburyo bavugurura inzu zikaba zajyana n'imiterere y'ubutaka, cyangwa se bakaba bazikora neza ku buryo zitashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu bindi kandi umuyobozi yavuze ko iyo abantu bubatse mu kajagari bitinda ingaruka zabyo zikagera no ku bandi batabigizemo uruhare, akaba ariyo mpamvu kubikumira no gutanga amakuru ku badakurikiza igishushanyo mbonera bifasha mu gukumira iyo migirire. Alani Nkotanyi Gashiramanga kuri Yongwe TV i Kigali. Nza no kugarukaho cyane muri iri jambo kugira ngo turusheho kubisobanukirwa, nubwo abaza gutanga amahugurwa baza kubijyamo mu buryo bucukumbuye, ariko nagira ngo nze no muri iri jambo kuza kubafasha kurushaho kubisobanukirwa. Ikindi cya kabiri narimvuze, turabashimira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, turashimira ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda ku ruhare rukomeye cyane mugira rwo gutara amakuru, especially yo mu mujyi wa Kigali, ndetse no kuyageza no kuyatangaza mukayageza ku baturage b'umujyi wa Kigali, by'umwihariko kubera ko mu nshingano zanyu harimo gutara amakuru, kuyatangaza ndetse no kwigisha abaturage. Twebwe muri platforms dukoresha, yaba inteko z'abaturage, yaba inama tugirana n'abaturage ku muganda, yaba outreach, uburyo komite nyobozi n'inzego z'ubuyobozi nshingwabikorwa z'uturere zigenda zigera ku baturage, mu by'ukuri turagerageza, ariko iyo hajemo ijwi ry'itangazamakuru mu by'ukuri birafasha, bigenda binagaragaza yuko hari umusaruro ugaragara byagiye bigira mu iterambere ry'umujyi, kuko biciye muri media abaturage barushaho kumenya amakuru ndetse bikanabafasha kurushaho kwiteza imbere no guhindura cyangwa se guteza imbere imibereho myiza yabo ndetse n'ubukungu. Ibi ngibi rero byo kubashimira tubikora kenshi cyane, ndetse no muri quarterly press conference tugenda dukora turabashimira tukabigarukaho, cyane cyane niyo duherutse gukorana, aho twabashimiye nyine uru ruhare mugira mu gutanga amakuru cyangwa se kumenyekanisha ibintu bimwe na bimwe mu mujyi wa Kigali. Kubera iki rero twatekereje ko habaho aya mahugurwa y'abanyamakuru kuri serivisi z'umujyi wa Kigali? Umunyamakuru ni umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bw'umuturage ndetse no mu rugendo rwo guhindura imibereho myiza y'abaturage n'iterambere. Ari nayo mpamvu
uwo muntu akeneye kugira amakuru acukumbuye, akeneye kugira amakuru acukumbuye cyane ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, kugira ngo bimufashe igihe akora inkuru ye, igihe atangaza inkuru, mu by'ukuri ashingire ku makuru yitaweho mu gihe cy'itegurwa ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera. Ikindi kandi ni ngombwa yuko umunyamakuru kimwe n'undi muturage w'umujyi wa Kigali arushaho no gusobanukirwa serivisi umujyi wa Kigali utanga, cyane cyane serivisi zigendanye n'imitangire y'ibyangombwa byo kubaka ndetse na serivisi z'ubutaka, kubera ko umunyamakuru ni umuturage nawe uzikeneye, ariko by'umwihariko ni n'umuntu ufite mikoro, ufite ink, witeguye gusakaza cyangwa se kugeza ayo makuru ku bantu barenze umwe. Bityo rero kugira ubumenyi bucukumbuye ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, kugira ubumenyi bucukumbuye ku mitangire ya serivisi z'ubutaka, kugira ubumenyi bucukumbuye ku mitangire ya serivisi zigendanye n'ibyangombwa byo kubaka, ni ingenzi kuri we kugira ngo arusheho kunoza akazi. Mpamya neza ko iyo umuntu afite amakuru acukumbuye, ku kintu runaka, nta muntu ushobora kuba yamuyobya cyangwa ngo amuhe amakuru atariyo, ndetse nawe yumve ko ari byo koko. Ariyo mpamvu kugira amakuru acukumbuye ku gishushanyo mbonera binafasha umunyamakuru igihe arimo atara inkuru, mu by'ukuri kugira ngo nawe yumve wa muturage uri kumuha amakuru niba koko nawe asobanukiwe politiki igendanye n'imitunganyirize y'imijyi, politiki igendanye n'imyubakire cyangwa se politiki y'ubutaka. Muri aya mahugurwa rero nk'uko byavuzwe n'ubundi harimo ibiganiro bitatu muza guhabwa, ndetse ibyo biganiro nk'uko Valence yabivuze, harimo ikiganiro ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Igishushanyo mbonera ni igenamigambi ririmo igihe giciriritse ndetse n'igihe kirambye cy'imikoreshereze y'ubutaka mu buryo bwo gufasha mu iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ndetse no mu iterambere ry'ubukungu. Igishushanyo mbonera gikubiyemo ubuzima bwose bw'urwego, yaba ari ibigendanye n'iyubakwa cyangwa se ikwirakwizwa ry'ibikorwa remezo n'ibifasha abaturage aho batuye, utilities, yaba ari ibigendanye n'imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu buryo bwo kubukoresha neza kugira ngo tubukoreshe, ariko twibuka ko n'abariho muri gihe kiri imbere nabo bazabukoresha, yaba ari ibigendanye no kubungabunga ibidukikije, yaba ari ibigendanye no guteza imbere ubucuruzi, yaba ari ibigendanye n'ubukerarugendo, ibyo byose biba biri mu gishushanyo mbonera. Ndetse uko ibyo bikorwa bigenda bishyirwa mu bikorwa ndetse n'uko abaturage bagenda biyongera, igishushanyo mbonera kigaragaza n'ibyiciro. Uyu munsi dufite ubuso bungana na kilometero kare 730 mu mujyi wa Kigali. Bitewe n'uburyo umujyi wa Kigali uteye, ubuso bushobora kuba bwakoreshwa ntabwo burenga 40%. Ubundi buso ni ibishanga, hari ahahanamye hashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ndetse uyu munsi dufite abaturage bagera kuri 1,000,000
n'ibihumbi 700 nk'uko ubushakashatsi cyangwa se ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire mu Rwanda riheruka kubigaragaza, aho mu myaka 10 yari yabanje population y'umujyi wa Kigali yari kuri 1,130,000. Nuvuga ngo hari ubwiyongere ndetse na projections zitwereka ko mu myaka 30 imbere population izaba iri kuri 3,800,000. Ubutaka bw'umujyi wa Kigali ntibuteze kwiyongera, so bishatse kuvuga ngo iyubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ni igisubizo kugira ngo abariho ubu dukoresha ubutaka kandi n'abazabaho mu gihe kiri imbere bazabashe kubukoresha neza. Ariyo mpamvu yenda abaza gutanga ibiganiro baraza kubigarukaho mu itegurwa ry'igishushanyo mbonera haba hanategurwa yuko muri kwa gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera phases hagomba kugenda hanakorwa n'ibishushanyo byihariye by'ahantu bizwi cyane nka physical plans, bifasha kugira ngo ahantu hagiye hatunganywe, ahantu hagiye kubakwa, haba haragenewe inganda, haba haragenewe gutura, haba haragenewe ubucuruzi, bityo byibura ahahabwa impushya zo kubaka habe ari ahantu hafite ibikorwa remezo by'ibanze ari muri iyo mihanda. Aha rero niho ngarukaho yuko bigendeye na projections z'abaturage ndetse n'ibikorwa biteganijwe, itegurwa rya physical plan rigenda rikorwa bitewe n'ikiciro cyishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera kiba kigezwemo, ndetse bitewe nanone na need ihari y'abaturage mu gutura. Uri butange ikiganiro ku bishushanyo mbonera araza yenda kubivugaho. Indi serivisi tugira ndetse muza guhabwaho naho ikiganiro ni ukubigendanye na serivisi z'imicungire y'ubutaka, aho uyu munsi dufite inite z'ubutaka ku rwego rw'akarere, ndetse serivisi z'ubutaka zigatangwa hashingiwe kuri politike y'ubutaka mu Rwanda n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, aho ubutaka bukoreshwa icyo bwagenewe, ariko ikintu cya mbere ku micungire n'imikoreshereze y'ubutaka hakaba hagomba kubanza kurebwa noneho uburyo abantu batunzemo ubutaka. Ubundi itegeko rivuga ko inshingano z'umuntu ku butaka ari ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Kubutunga bishatse kuvuga ngo ni ukugira ibyangombwa by'ubutaka. Burya iyo utarabona ibyangombwa by'ubutaka, ubwo butaka ntabwo buba ari ubwawe, buba bukiri uwo bwanditseho. Uvuga ngo inshingano z'umuntu ku butaka ni ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Kubutunga no gutunga ibyangombwa, ari nayo mpamvu itegeko rivuga ngo ubutaka abantu batunga bagomba kuba babwandikisha. Ikindi cya kabiri umuntu afiteho inshingano ni ukubukoresha. Mu kubukoresha akabukoresha icyo bwagenewe gukoreshwa, kuko leta nk'uko biteganywa n'itegeko niyo ifite ububasha bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu, bityo ikaba inategura ibishushanyo mbonera kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe neza nk'uko bikwiye. Aha rero kuri izo nshingano zo gukoresha ubutaka nshaka kugarukaho, umuturage utunze ubutaka ufite ibyangombwa mbere y'uko akoresha ubutaka, amategeko avuga ko agomba no kubisabira uburenganzira. Agomba kubisabira uburenganzira, kandi mu nshingano afite muri kwa gukoresha ubutaka asabwa no ko bwa butaka aburinda isuri,
cyangwa se abucungira umutekano mu buryo ubutaka atunze abubyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere ariko no mu nyungu z'igihugu, kuko ubutaka utunze iyo utabubyaza umusaruro, kuko ubutaka ari umutungo w'imbaga y'Abanyarwanda bose, uba ushobora kugamburwa, bityo mu buryo bukurikije amategeko leta ikaba ishobora kuboha undi muntu wabutunga akanabubyaza umusaruro. Ngarutse rero ku butaka buba bwaragenewe kubakwaho ibikorwa byo gutura, ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'inganda. Ibyo bikorwa kugira ngo bishyirwe aho byagenewe gushyirwa hasabwa uruhushya. Ari nayo mpamvu mu butaka buri mu mbago z'umujyi cyangwa se ubutaka bwagenewe guturwa muri rusange, hari itegeko ryo muri 2012 rigenga imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda ndetse na politike y'imitunganyirize y'imijyi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibigendanye na serivisi noneho z'impushya zo kubaka bihita bigengwa n'iyo politike ndetse n'itegeko rigenga imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda, naryo rifite implementing orders zigera muri 6, harimo n'iteka ryasohotse muri 2015 riza kuvugururwa muri 2019 rigenga uburyo impushya zo kubakwa zitangwamo, ndetse rikanashyiraho n'urwunge rw'amategeko agenga imyubakire, Rwanda Building Code, n'urwunge rw'amategeko agenga imitunganyirize y'imijyi. Iyo rero ikaba ari serivisi n'ubundi itangwa n'urwego rufite ubuzima gatozi, aho ku mujyi wa Kigali muri structure yawo ifitemo unit of construction one stop center, ari nayo ireberera ibigendanye n'impushya zo kubaka. Muri serivisi y'impushya zo kubaka hatangwamo impushya zigera kuri 16. Izo mpushya mu buryo bwo kugira ngo zigere ku baturage mu buryo bworoshye, hakaba harimo yuko umuyobozi w'umujyi wa Kigali asohora amabwiriza ashobora kubidelegatinga ku rwego rw'umurenge, nka serivisi zo kubona kubaka za clôture, kuvugurura inyubako yo guturamo hadahinduwe imiterere yayo, kuyivugurura hari buhindurwe imiterere yayo. Izo mpushya zose uko ari 16 ziri muri Rwanda Building Code no mu itegeko rigenga nako no mu iteka rya minisitiri rigena uburyo impushya zo kubakwa zitangwamo. Aha rero iteka rikaba rinagaragaza igihe bitwara kugira ngo umuntu abone ya serivisi. Bitwara igihe kingana iki iyo umuntu asabye uruhushya rwo kubaka kugira ngo aruhabwe? Muri cya gihe bitwara, urwego ubwarwo rushobora kwicara noneho rugakora client charter, ngira ngo bazana yo kubasobanuriraho, bitewe na za permits ziba zigomba gutangwa, yaba uruhushya rwo kubaka, uruhushya rwo gukoresha inyubako, uruhushya rwo kuvugurura hahinduwe imiterere y'inyubako, uruhushya rwo kuvugurura hadahinduwe imiterere y'inyubako, uruhushya rwo kubaka uruzitiro. Izo permits urwego rugena client charter rukagaragaza igihe bitwara ndetse n'amafaranga bitwara bitewe n'iteka uburyo ribiteganya. Itegeko nako rigena amafaranga yakirwa n'inzego z'ibanze. Aha rero nongera no kugarukaho yuko some of the services impushya zazo zatangiye gutangwa ku buntu, aho urusaba ahabwa uruhushya ntacyo yishyuye bitewe n'uko biherutse kwemezwa n'inama y'abaminisitiri.
muri uyu mwanya rero nagira ngo nongere nanone mbashimire kuba muri kumwe natwe, kandi nizera neza ko ibibazo mufite yaba ari ku bigendanye n'imitunganyirize y'imijyi, ku gishushanyo mbonera, ibigendanye na serivisi z'ubutaka zitangwa n'umujyi wa Kigali ku rwego rw'uturere n'umurenge, ndetse binarebererwa na Minisiteri ya Environnement ifite ubutaka mu nshingano, yaba ari ibigendanye n'impushya zo kubaka nabyo birebererwa na Minisiteri ifite ibikorwa remezo, ndetse hanashingiye kuri ya politike nyine y'imyubakire n'imitunganyirize y'imijyi. Mpamya neza ko muza kurushaho kubisobanukirwa, kandi nanone ndongera nshimire nanone ndongera mbisubiremo uruhare rw'itangazamakuru mu guhindura imibereho myiza y'abatuye umujyi ndetse no kwihutisha iterambere ry'umujyi. Murakoze. Reka mbonereho no kwakira Rushinga Bigwi, ngira ngo muraziranye sibyo? Ni umukozi wa RGB, nagira ngo nshimire n'uburyo dukorana na RGB mu buryo butandukanye, harimo n'ibigendanye n'imitangire ya serivisi ndetse n'uburyo nanone bw'imikoranire yacu namwe ndetse na RGB. Ngira ngo muhe umwanya nawe agire icyo ababwira, then before yuko abatangira kubigisha babikora. Thank you. Murakoze cyane Menya, ngira ngo maze nanisegure cyane ko ubundi ntabwo yaba umucungero w'umukererwa, ariko bibaho. Ntabwo ndi mu batindire, cya mbere mberaho ni ugushima. Ndabanza gushima umujyi wa Kigali wateguye iki gikorwa, ndi bugarukeho mu kanya. Kuri twebwe nka RGB ni igikorwa gikomeye kubera impamvu ebyiri. Ni igikorwa mu by'ukuri kinjira neza mu nshingano za RGB, kubera ko RGB mubizi ni urwego rushinzwe guteza imbere imiyoborere myiza. Ariko icya kabiri cyihariye ni uko mu nshingano zacu harimo n'iterambere ry'itangazamakuru. Iki gikorwa rero cyo guhugura abanyamakuru ku bijyanye na serivisi z'ubutaka ni igikorwa gikomeye mu mpamvu ebyiri. Ni uko harimo imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza ni ukuvuga iki? Ni ukugaragaza uko ushyira mu bikorwa inshingano wahawe, accountability. Ni ugushyira mu mucyo ibyo ukora. Ibyo byose bijyanye mu miyoborere myiza. Ikinakomeye ni uko mugiye kuganira, jya simbyita amahugurwa, n'ibiganiro. Ni ibiganiro ku ngingo iremereye cyane mu buzima bw'igihugu, si no mu Rwanda gusa. Burya imicungire y'ubutaka twe tugira n'amahirwe, hari aho tugeze. Buriya byo kwandika ubutaka buri muntu atunze ni intambwe idasanzwe. Murasoma, muri abanyamakuru, murebe amakimbirane abaho kubera imicungire y'ubutaka. Niba hari imanza zibaho, ni imanza z'ubutaka, kuko niwo mutungo uremereye abantu bafite. Ni nayo domaine ibamo ruswa iremereye kubera agaciro k'ubwo butaka. Niba abantu bageraho mu muryango bakicana bapfa ubutaka, ubwo urumva kunoza imicungire y'ubwo butaka ni ikintu kiremereye cyane. Indi mpamvu navugaga jewe iki gikorwa ngiha uremere bukomeye ni uko gihuje abatanga serivisi z'ubutaka n'abanyamakuru. Nk'uko yabivuze, abanyamakuru n'abafatanyabikorwa bakomeye kugira ngo iyo serivisi inoge. Icya mbere harimo kuba muri muboneremo amakuru. Ubu twese sinzi ko turi ku rwego rumwe mu kumva amategeko agenga cyangwa amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka. Ngira ngo batubwiye service cyataha mu nkuru mukabaringa nyinshi, arimo abantu bavuga ati jewe nasabye ibyangombwa hashize imyaka n'imyandiko.
abandi bati umuhanda wanyuze iwanjye sindabona ingurane, abandi bati nasabye mbere ariko abaje nyuma babonye serivisi, abandi ati basabye ruswa. Ni amahirwe akomeye kubona abayobozi hano baje gusobanura uko serivisi z'ubutaka zimeze. Ntabwo wakora inkuru nziza, nimvuga inkuru nziza mutagira ngo niramya, ni inkuru icukumbuye ya kinyamwuga. Ntabwo wayikora nawe ubwawe udasobanukiwe uko ubutaka bucungwa. Ikindi ni uko aba ari amahirwe yo kugira ngo abantu banaganire banamenyane. Burya kujya gukavaringa inkuru ukahasanga abantu byibuze anakuzi kuri n'umunyamakuru, ariko nawe ukazi ko ari umuyobozi, ariko bitagera kuri rwa rwego yo kumenyana ku buryo mugera uko mugenza inkuru. Kuko ibi byose tuvuga imikoranire yacu birasaba ko umuturage bari ku isonga, siko tubivuga. Buryo mwabyumvise kimwe mukagira uko mubigenza, umuturage akahagwa, twembi tuba twaguye, siko bimeze. Kandi bibaho turi abantu, si ko mbona mutuje cyane n'abatindiye ndabona amatuje cyane. Ubwo rero kubera izo mpamvu abantu bagiye kuganira ku ngingo iremereye, ikomeye, ariko bikomeye, ifite ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu. Nta muturage kuva kuri perezida wa repubulika kugera kuri ngewe uciriritse, nta muntu udafite inyungu ku butaka, nta n'umwe. Niba utanabutunze uzanyura mu muhanda wubatswe ku butaka, uzakorera mu nzu cyangwa uzakodesha biro ku nzu yubatse ku butaka. Nta muntu utagira aho ahurira n'ubutaka. Ntizibye mu magambo rero kugira ngo igikorwa nyirizina kitangire, nuko yari abikomejeho, nagira ngo mbipfurize ibiganiro byiza. Nkaba nifuza ko byakorwa ko iyo abantu baganira kuri topic nk'izi hari igihe hazamo gukwegana amatwi, tuyakwegenera kivandimwe. Ariko igikuru ni ukubona amakuru no gusobanuza ibyo abantu batumva, kugira ngo imikoranire y'umujyi cyane cyane serivisi zishinzwe ubutaka n'itangazamakuru ibe myiza mu nyungu z'abaturage. Iryo ni ryo jambo keregewe numva nshaka kuvuga. Ndumva nagarukiraho, nkaba mbipfuriza amahugurwa cyangwa ibiganiro byiza. Murakoze. Murakoze cyane. Rumajwe ndetse n'umwabaripa mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero muri serivisi za One Stop Center dushobora kubaza ngo se ubundi One Stop Center ni iki? One Stop Center yashyizweho mu mujyi wa Kigali hagamijwe kugira ngo tworohereze abaturage b'umujyi wa Kigali, harimo kuborohereza serivisi. niba umuntu aje kwaka icyangombwa cyo kubaka akabona ziriya serivisi zose rimwe. Uvuga ngo One Stop Center mu mujyi wa Kigali usangamo abatekinisiye baturuka mu bigo bitandukanye, harimo abatekinisiye baturuka harimo umutekinisiye uhagarariye RDP, harimo uhagarariye WASAC igihe ukeneye amazi, harimo ukeneye n'uhagarariye REG igihe ukeneye amashanyarazi n'ibindi nk'ibyo, ku buryo serivisi uzibonera rimwe hariya muri One Stop Center. Hari application for construction permit, application for environmental impact assessment, ono RDP gufashamo, application for connection to electricity, application for connection to a telephone line, application for an occupation permit, application for freehold title. Ku buryo uhagenda ugasanga serivisi zose uziboneye wagenda. Noneho rero tugiye kureba amoko y'ibyangombwa byo kubaka muri uyu mujyi wa Kigali ni ayahe. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ufite ikibanza kitubatseho agakenera yuko acyubakaho inzu nshyashya, iyo twita new construction, iyo ni terime imaze kumenyerwa, new construction permit. Hari igihe umuntu aba afite inzu yarashaje agashaka kuyivugurura ariko bihindura imiterere, ugasanga nimba inzu yari ifite igisenge cy'amazi amwe, bya bita amazi amwe cyangwa se bijya kumera na konoshi, ukavuga nanjye kadasitire nk'abandi, ugiye kwishyiraho igisenge kiri complex. Icyo gihe
ni refurbishment with structure alteration kubera ko ugiye guhindura structure ya gisenge. Ikindi ushobora kuba ufite inzu ukifuza kuyikoramo partition. Muri za partition ugiye gukora muri ya nzu yawe utandukanye na wa wundi usaba kuyisiga amarangi gusa, usaba gusana amabati, niyo mpamvu ijambo byo kuvugurura bitandukanye. Usaba kugira inkuta y'injira mu nzu akora icyo bita refurbishment with structural alteration. Hakaba kandi noneho na wa wundi uzasiga amarangi gusa, kuvugurura ibishanguro, utazakora kuri structure y'inyubako. Niyo mpamvu ubukomere nk'urukuta urabona n'igice cy'isitirikitare ku nyubako itageretse. Nimba nta kintu uzahindura gusaba icyo bita refurbishment without structural alteration. Ubu rero mu mabwiriza mashya, mu mabwiriza ndangije kuri ziriya permit zose hari occupancy permit. Igihe urangije kubaka inzu yawe igeretse rimwe se igeretse kabiri igeretse gatatu apartment, kuyikoreramo ntabwo ari guhita winjiramo. Abantu benshi nta makuru bafite. Hari abantu benshi bacibwa amande miliyoni 2 miliyoni 3 kuko yamaze kubaka ahita atanga inyubako cyane, ariko kuri za kadastere ntabwo ziri birebye bitewe na kategori y'inyubako. Ariko kuri nyubako nk'amapartement z'ubucuruzi ukimara kuyuzuza turaza tukakureba kubera iki. Hari umuntu usanga hari ibintu bijyanye no kwirinda inkongi atashyizeho, yaje ugasanga afite ikibazo. Hari ibintu byinshi usanga bisaba wa muntu by'ingenzi nk'ibigega by'amazi, gushyiraho ibimenyetso by'inyubako ku buryo byorohereza abazayikoresha, atari kubaka ngo basize amarangi gusa ushyiremo abantu, ahubwo bya bintu usanga occupation permit bikubahirizwa. Niyo mpamvu uzagenda uzamuka agahita ukabona wagera hejuru ukabona nk'akamenyetso kagaragaza ngo uhagaze kuri floor ya mbere, ukaba wabasha kwireturuva igihe utakurikiye wazamutse muri asanseri. Utwo twose ni ibintu tugenda tubasaba byorohereza abaturage kubikoresha. Hahandi buri nyubako iteganya ahantu mu gihe haba inkongi aho abantu bateranira. Iyo utatekerejeho rero usanga ari ikibazo. Inzira z'abamugari, ibi byose ni ibintu tubasaba dusuzuma mu gihe inyubako irangiye gukorera. Ikindi demolition permit. Hari inyubako ushobora gusenya ugasanga yangije ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu gusenya inyubako bisaba uburenganzira kugira ngo umuntu agaragaze strategy azakoresha kampani igiye kubikora hatazagira abantu bahabura ubuzima. Umujyi wa Kigali tukabimenya akatwereka n'ingamba azakoresha kugira ngo akore ya demolition. Change of use permit. Hari inyubako ifite nk'inzu wari uyituyemo ukaba munsi y'inzu wakoramo ka clinique. Iyi nzu se wakoramo akabari, umuntu abizi mujya mubona mutambuka ku nzu wahindura imikoreshereze. Icyo gihe ntabwo bikora udasabye uburenganzira ubwo bwo kwirinda imiturire irimo akajagari cyangwa se plan itameze neza. Usaba uburenganzira tugakoresha uburenganzira. Ikindi kubaka korotire buriya nabyo ntabwo upfa kubaka korotire uko biboneye, kuko hari igihe wakora korotire ukabangamira wa muturage uri inyuma yawe. Buriya kubaka korotire ni icyangombwa abantu bajya ngo ni igitego gikomeye. Nimba ufungiye inzira umuntu urumva hajya bibuze kuri ikibazo. Niyo mpamvu fese nayo iri mu bintu by'ingenzi. So hari renew permit nyuma y'aba expired. Abaturage bakwiye kumenya yuko badakomeza kubibakiraho. Niyo mpamvu hari ubumenyi bw'amajyambere n'amakuru. Kuba abantu batari aware ni ikibazo gikomeye. Abantu benshi bacibwa amande kandi bakaba bongeresha agaciro ibyangombwa byabo. Nimba wari kuvugurura inzu amezi atagashira ugomba gusaba iyi kubera yuko ibintu byihutisha. Ubundi tujya tugerageza kugira ngo renew permit ibe iminsi 3, ariko mu mabwiriza mashya ya 160 turebye iyi minsi ubu niyo turi guhangana no kugira ngo tuyubahirize. Noneho kuri modification permit. Modification permit ni igihe wasabye icyangombwa cyo kubaka. Niba tuvuge ugeze kuri terura urabizi umwenjeniye gushushanyiriza. Nimba igihe yagushushanyiriza hari ibintu wamubwiye wifuza ku nzu yawe, noneho waba uri kubaka cyangwa se architect. Most ukunda gusanga ari abashitete bakora inyigo ndetse n'abenjeniyeri. Nimba rero yarashushanyije ibintu hari ibyo ugera kuri tele watangira kurebesha amaso, urumva ntabwo profile ntabwo izi by'ubwubatsi ukabona ese iki cyumba ko kigize gitoya. Gabriel Imana iriho nagiye kare Isango Star ya na televiziyo nakurikiye presentation zari nziza mwakoze cyane. Hari byinshi twungutseho ubumenyi tutari dufite mu by'ukuri. Hari ibyo twashobora gutaha amakuru ariko bisatugora bitewe n'ubumenyi buke natwe tutari dufite by'umwihariko kuri master plan. Ikibazo kimwe nari natekereje kwibaza
n'ubundi kuri presentation ya master plan cyagaragayeho ku ngamba zihari mu guhangana no gukura kw'abaturage no kwiyongera kw'abaturage bakora umujyi wa Kigali. Hanyuma nibajije muri master plan ya 2011 harimo master plan yabanje 2013 yarimo ikintu cyasanze n'icyuho ku gusumbanisha ubushobozi bw'abaturage. N'iyi ngiyi nanone ugiye kureba usanga n'ubundi harimo akantu ku kijyanye n'imyubakire cyane cyane imikoreshereze y'ubutaka ariko hari mu kubaka. Ese inclusivity ihagaze ite babandi ba mikoro make turabirukana i Kigali cyangwa nabo hari ikindi cyatekerejweho? Ikindi mubona mute abagerageza gukurikiza igishushanyo mbonera nyamara bagera hagati ubushobozi bukabura? Kuko barahari benshi, hari inyubako nyinshi tubona i Kigali zuzuye zirimo n'abagerageje kubaka kuko bagendera ku byateganyijwe n'igishushanyo mbonera yagera hagati ubushobozi bukabura imyaka 35 kugera ntacyo arakora. Ubusanzwe muri Kigali ikindi kintu ikibazo abantu bakunda kwibaza nabaza twita amanegeka. Amanegeka ni ubwoko bw'inyubako zubatse ahantu, amanegeka ni ubwoko bw'ubutaka buri ahantu nko mu bishanga usanga amanegeka yaramenyekana bitewe n'ubwoko bw'ibiza dukunda kubona muri Kigali. Ariko nk'ahantu ku musozi amanegeka ni ubwoko bw'inyubako cyangwa n'ubwoko bw'imiterere y'ubutaka, kubera ko aho tubona hasengerwa abaturage kuko bari mu manegeka nyuma y'imyaka n'ingari tukabona hubatswe n'ibikorwa. Nanone benshi bakibaza aha hantu izina ry'amanegeka ryari ari hahawe ryavanyweho n'iki? Hanyuma iki gishobora gutuma uruhushya rwo kubaka rutinda, kuko hari abavuga ko rutinda. Iki gishobora gutuma kwihuta n'ibindi bibazo cyo kuba rwabonetse Murakoze, nitwa Kamuzi Kigali Today nk'uko nabivuze. Hari nanjye ndashimira mbere ya byose bahetse Rwanda kutuganiriza. Hari aho yavuze ko apartema mu mujyi mu rwego rwo kwirinda ambuteyaje abantu bazajya bahabwa za apartema hamwe no kugira ngo bifashe abaturage kuba babasha gukora amasaha yose y'umunsi nijoro. Ariko iyo urebye ukabona ko igiciro cyo muri za apartema cyangwa se mu nzu zahariya mu mujyi wa Kigali kiri hejuru, mu gihe ku Gisozi umuntu yibetaho gato agahita abona chambrette y'ibihumbi 15 ku kwezi, ariko nta bihumbi 15 wabona, nta chambrette y'ibihumbi 15 wabona muri special na hari muri Makuza n'ibindi plaza. Hanyuma hari akandi nani kubaza, hari ikintu kijyanye n'imigano muri za ruhurura n'ibyo gicumbi bajya bagira ku buryo abantu batakwirwa mugorwa mwubaka amabuye, mwubakisha amabuye n'umucanga n'azapave muri za ruhurura, ahubwo umuntu ashobora kuba yahatera imigano bikaba byagabanya ayo mazi yakumira iyo suri, ariko bikanateza imbere n'ibidukikije. Ubwo ngubwo wenda sinzi niba ari rekomandasiyo ntanzi cyangwa ari ikintu mwasobanura. Reka mbe ndetse gatoya nubwo nari mfite ibindi ikibazo kimwe ugereranyije na igishushanyo mbonera. Hari ibimaze iminsi biba mu bikorwa by'u Rwanda aho amazi arimo gusenya abaturage no mu mujyi wa Kigali mu myaka yatambutse. Hari abantu bagiye bivurwa bavuga ngo ni ahantu mu manegeka. Ese gahunda yo kwimura abantu mu manegeka muri Kigali yararangiye? Nta manegeka cyasigaye ku buryo imvura yahitanye abo mu burengerazuba no mu majyaruguru iramutse igeze i Kigali tutabona ibibazo nk'ibyo twabonye. Murakoze, nk'uko nabivuze nitwa Faustin Nshimiyimana. Ndagaruka ku kibazo igishushanyo mbonera n'ubundi cyitezweho gukemura ibibazo by'imiturire, ndetse hari gahunda yo gutuza neza abahutuye.
hari gahunda rero mwatangaje, hari gahunda mwigeze gutangaza mu mwaka ushize yo kubaka inzu ziciriritse ndetse inahoraho. Ese ubu twavuga ko igeze hari gukorwa iki iduha ishusho muri rusange? Murakoze. Basanzwe gutumira umunyamakuru wa Menya Gasabo. Ikibazo kijyanye batweretse uburyo inzu zigiye zizubakwa, ariko hari ikibazo turi kubona gushyirwa mu bikorwa byo kubaka ibintu bitandukanye. Turi kubona ahantu ho mu mahurizo y'imihanda cyangwa hagati mu ngo, hagati y'ingo, ariko naho hariho umuhanda wa kaburimbo ukabikora ukabona muri sitasiyo ya peteroli. Amabwiriza yo kubaka ziriya sitasiyo ahagaze ate ku buryo dufata urugero kuri sitasiyo iri hano kuri uyu muhanda uca munsi ugaca no hejuru wa Kicukiro South. Sinzi niba wenda kunyuranye, sinzi niba yakakwiye kuba iri hariya kuko hari metero ziba zigomba kugenwa n'ibindi byose maze bitubwira niba hari umwihariko ugenwa kuri bene ziriya sitasiyo ziri mu mahurizo y'imihanda aho zishobora kuba umuntu yabona ko zateza imbere. Ikindi gatoya gusoza n'umwaka ajyanye umujyi nibyo koko igihugu gifite gahunda y'uko muri 2050 cyangwa se 2063 abanyarwanda bazabishoboye, ariko ni gahunda no guteganyije ariko byashoboka ko hari ikazaba abatishoboye muri icyo gihe ndetse no mu mujyi wa Kigali bazaba. Ese ko tutugeze tubona ahantu baga ikintu kijyanye no ubucuruzi bw'abo bantu buzakorerwa hehe? Muravuga yuko kugeza 2050 hazaba hari umuntu ashobora kuba yakorera mu rugo rwe, ariko hari abantu bashobora kuzaba bakeneye ubucuruzi mu byoroheje biri aho ngaho kandi bakabicuruza hegereye imihanda, bazajya bakorera abacuruzi. Twavuga gufata mu cyiciro cya mbere basubiza imisoro no kubaza nasubiza in general. Murakoze. Ngiye kugerageza gusubiza ibibazo mwagiye mubaza. Wenda nabanza nkabibwira, ngiye nitwa Solange Muhirwa. Mwiriwe. Nagira ngo mbanze mbibwire mbere yo gutangira gusubiza ibibazo mwatubajije na bagenzi banjye. Ngiye nitwa Solange Muhirwa, ndi umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi ry'imiturire mu mujyi wa Kigali. Wenda nahera kubanza kubashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwacu mukaza muri ano mahugurwa, mukaba mugihari mungana gutya. Biragaragara ko mwishimiye kandi mwakunze n'ibiganiro twagiranye kuva mu gitondo. Ibibazo mwabajije reka tubinyuremo twihuta kuko ndabona amasaha yagiye kuri gahunda, tutabakerereza ubutaha tutazabatumira tukababura mukavuga ngo umujyi wa Kigali uradutumiza ukatwiriza ubusa. Nahera ku kibazo cya Gabriel Wisango Star, yabajije ku kibazo cya inclusivity uko kimeze muri Kigali. Ubundi master plan abantu ukuntu bayumvaga, bayumva mu buryo navuga butari bwo. Umuntu aba yumva ngo master plan iri aho ngaho, twe dutegereje ko abazungu cyangwa se leta izaza ikatwimura ikaduha amafaranga tukigendera, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Kigali ni iyacu twese tugomba kuyituramo, kandi hari n'imishinga tugenda dukora kugira ngo buri wese yibonemo, yumve ko nawe hari uruhare rwe afite rwo kugira ngo ashyire mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Wenda nk'urugero nk'ahantu hagiye hari imiturire y'akajagari mugenda mubona muri Kigali, murabona nka kino gice cyo mu Biryogo, ahantu twita mu Gatare, harangwaga n'imiturire y'akajagari. Ikintu twakoze, twashyizemo ibikorwa remezo by'ibanze kugira ngo abantu bahatuye nabo batangire kuba bavugurura mu bushobozi bwabo, tuvugurure imiturire yabo, ariko bakomeze batura aho ngaho. Ntabwo tuba dushaka ko abantu bumva ko Kigali atari iyabo. Kigali ni iyacu twese turakenerana. Abantu baturuka cyane cyane mu ntara bakaza gutura i Kigali baje gushaka akazi. Kigali
niho akenshi umuntu abona job opportunities niko navuga, niho abona amahirwe yo kubona yabona akazi. Ubwo rero ntabwo abo bantu baba baje bakugana nurangiza ngo birukane. Niyo mpamvu dushaka ko abantu bose batura muri Kigali ariko bakaba batura mu buryo bwiza budashyira ubuzima bwabo mu kaga. Imishinga tugenda dukora muri no minsi ni imishinga yo kugira ngo tuvugurure imiturire y'ahantu hagiye harangwa n'iyo miturire y'akajagari. Umushinga wa mbere twakoze ni hariya mu Biryogo, ubu turi gukorana kino gice cyo muri Gitega hose. Gitega hari n'agace ka Kimisagara ndetse n'agace gatoya ka Muhima n'agace gatoya ka Rwezamenyo. Turahita dukurikizaho hano muri Nyabisindu na Nyagatovu. Ntabwo ari ukwirukana abantu bahatuye, ahubwo ni ukubashyira ibikorwa remezo by'ibanze, noneho nabo bakaba babasha kuba bavugurura. Ubu noneho no muri no mpeshyi tugiye gutangiza campaign yo kugira ngo dusabe abantu babe babasha kuvugurura amazu yabo muri iki gihe cy'impeshyi. Muziko mu mpeshyi ariho dukunda kubaka. Ni ukugira ngo abantu bose biyumve ko Kigali iyi master plan ibareba. Kigali ni iyacu twese, ntabwo ari iy'abantu bamwe. Ni twese tugomba kuba twumva ko bitureba gushyira mu bikorwa kino gishushanyo cyakozwe. Hari igihe umuntu aza akareba urabona tuba dufite nka image kugira ngo iba yafasha abantu ni nko kudreaming, kugira inzozi. Umuntu akaza akavuga ati none se aya ma etage uko ko nanjye ndimo, twese turimo. Hari imishinga tugenda dukora kugira ngo twese twibone muri Kigali. Hari n'undi mushinga twakozeho kuri Mpazi, aho tugenda twegera abantu bagiye bahafite ubutaka, bakaduha ubutaka tukabubakira neza ariko bagakomeza bagatura aho ngaho. Ibyo byose ni ibikorwa byo kugira ngo tugaragaze ko inclusivity ishoboka, ndetse no kugira ngo tugaragaze ko abantu bose bakomeza bagatura muri Kigali kandi bagatura neza. Hari ikindi kibazo yabajije, abantu bubaka bagira hagati ubushobozi bukanga. Nibyo rwose, hari igihe uba wakoze umushinga ariko bikanga rwose pe, imibare ntibihure. Ikintu dukora master plan, sinzi n'ababagaragarije ikintu cyitwa incrementality, kugenda umuntu yubaka mu byiciro uko ubushobozi bumwemerera ndetse n'uko kuri demand isoko rimeze. Umuntu akaba yakubaka akaba yakubaka mu byiciro, akubaka phase 1, akaba wenda arangirije nko kuri nivo nk'eshatu, akaharangiza abantu bakaba bakoreramo mu myaka wenda 5 iri imbere cyangwa 3 iri imbere, akaba yakomeza akarangiza. Abantu bagiye bafite inzu zitarangiye tugenda tubabwira ko iyo option ihari, master plan iyemera kandi ishoboka, aho kugira ngo ugire buriya ufashe nk'amafaranga ukayashyira muri iyo nzu ikabira aho ngaho ikamara imyaka 5 iri aho, aba ari amafaranga wajugunye ugasanga ntabwo uri kugaruza. Kandi uramutse urangirije nko kuri nk'uko imeze ukaba wayirangiza, ukaba washyiramo abapangayi bakaba bagufasha no kwishyura banke, bigufasha kuba nawe wabona inyungu kuri icyo gishoro wakoze muri iyo nzu. Ubwo ni bumwe mu buryo tugenda tubwira abantu bakoresha kugira ngo babe barangiza inzu, aho kugira ngo dukomeze tugira inzu nyinshi zitubatse ahantu hatandukanye muri Kigali. Iyindi option nanone yashoboka ni uko urugero wenda nkanjye ntangiye kubaka inzu birananiye, ntibivuze ko ariko ndamutse mfatanyije na mugenzi wanjye Valence tutashyira hamwe, tutahuza imbaraga, tukaba twabasha kuba twarangiza iyo nzu. Ushobora kuba washaka n'umuntu mwafatanya inzu mukayubaka ikarangira. Hari ikindi kibazo yabajije, ndacyari ku bibazo bya Gabriel, yabajije ngo ese amanegeka ni iki? Amanegeka ni ubwoko bw'inzu cyangwa ni ubutaka? Byose ni kimwe, byose ni amanegeka. Hari igihe haba ari ubutaka butajyanye n'iyo nyubako washyize aho ngaho. Nanone ugasanga ubutaka ni bwiza ariko inyubako iri aho ngaho ntabwo ari inyubako ikomeye. Igisenge umuyaga ushobora kuba wahuha igihe icyo ari cyo cyose igisenge kikagenda. Nanone urumva ko iyo nzu iba ari amanegeka. Wenda nahita ngisubiriza n'ikindi babajije, niba Kigali nta manegeka hasigaye. Amanegeka aracyahari bitewe n'imyubakire y'amazu. Hari igihe usanga ari inzu za poor quality, ku buryo nk'umuyaga waje ukaba wazijyana. Niyo mpamvu igihe cy'imvura iyo kigeze twongera tugakora bwa bukangurambaga bwo kuba twasaba abantu kuzirika ibisenge. Abantu batuye ahantu babona amazu
ahantu yubatse yashyira ubuzima bwabo mu kaga kuba babimutse aho kugira ngo abure ubuzima. Amanegeka arahari kandi dukomeza gushishikariza abantu babona batuye aho ngaho kuba bakwimuka mu gihe nk'iki ngiki, cyangwa se bakaba bareba uburyo bavugurura inzu zikaba zajyana n'imiterere y'ubutaka, cyangwa se bakaba bazikora neza ku buryo zitashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ikindi kibazo cya nyuma Gabriel yabajije, ikintu gishobora kuba cyatinza umuntu kuba yabona icyangombwa cyo kubaka. Ubundi icyangombwa cyo kubaka muri building code ni iminsi 30, ariko twebwe twaragabanyije dukura ku minsi 30, turavuga ngo ni iminsi 21 kuba umuntu yaba yabonye icyangombwa cyo kubaka ariko yujuje ibisabwa. Hari nk'igihe umuntu akora umushinga wo kubaka ariko ntashyiremo ibintu byose bisabwa kuko checklist irahari, ariko ugasanga ntago umuntu yabishyizemo. Icyo gihe baguha comment, barakwandikira bakakubwira ibintu ukosora. Hari igihe rero babiguha bakaba baguhaye n'iminsi yo kuba wabikosoye ariko ukayirenza, cyangwa se bigahurana n'uko uwo mu-engineer afite akandi kazi ntabashe kuba yabikosorera igihe, ugasanga biri gutinza kuba yakongera gutanga bwa busabe bwe kugira ngo bwibweho noneho babe bamuha icyangombwa, cyangwa se akanabikosora nabi ugasanga biri gutinza kuba icyangombwa cyaboneka. Natwe ku ruhande rwacu rwa leta twongereye umubare w'abakozi kugira ngo tube twakwihutisha. Hari n'ubwoko bw'inzu byavuye ku minsi 21 ubu bigeze ku minsi 14, kandi turashaka ko twakongera tukava ku minsi 14 tukaba twamanuka tukaba twagera no ku minsi wenda 7, kugira ngo tube twabasha kwihutisha serivisi. Ngira ngo bagenzi banjye baberetse ko ntabwo byose ari iminsi 21, hari ibyangombwa biboneka mu minsi 3, hari ibyangombwa biboneka mu minsi 10, hari n'ibyangombwa bigenda biboneka mu minsi 15, hari n'ibiboneka mu minsi 21 bitewe n'ubwoko bw'ubusabe umuntu ari gukora. Tuvuge niba uri gusaba ko icyangombwa cyawe cyo kubaka cyararangiye, uri gusaba ko bacyongeresha agaciro, ntabwo ubundi bijya birenza iminsi 10. Hari ubwoko rero bw'intuza bw'ibyangombwa dutanga bigenda bitangwa mu minsi mikeya, ariko nanone turi kugenda dushaka uburyo twagenda tugabanya ya minsi kugira ngo tube twakwihutisha serivisi, dutange serivisi inoze ku batugana. Hari ikibazo cya Kamuzinzi Kigali Today yabajije ku kibazo cy'igiciro kikiri hejuru ku ma apartment muri Kigali. Nibyo akenshi ntabwo ama apartment agiye ari mu mujyi rwagati ntabwo twavuga ngo ni amazu aciriritse cyangwa se affordable housing. Dufite ahantu hatandukanye hagenewe kuba hageza affordable housing hateganyijwe muri master plan. Turi no kugenda dushaka abashoramari badufasha kuba twashyira mu bikorwa amazu ari aciriritse muri context yacu yo mu Rwanda cyangwa yo muri Kigali, kuko ijambo kuvuga ngo inzu iri affordable, wenda ikintu kiri affordable kuri njye gishobora kuba kitari affordable kuri Valence, kiri affordable kuri Valence gishobora kuba kitari affordable kuri Cesar. Turagira ngo tugende dushyira ku isoko amazu ari affordable muri kategori zacu twese nk'abanyakigali, ariko izo nzu zikagenda ziba ahantu hegereye cyane cyane akazi. Kugira ngo ibyo bintu bizabashe kugerwaho, hari ikigega cyitwa Affordable Housing Fund leta yashyizeho cyo kugira ngo kibe cyafasha abashoramari ndetse kibe cyanafasha n'abantu bashaka kugura ayo mazu. Icyo kigega gituma umuntu ufite umushinga, umushoramari ufite umushinga wo kubaka inzu ziciriritse abasha kuba yabona ibikorwa remezo. Leta imwubakira ibikorwa remezo, imihanda, amatara, za ruhurura, ikaba yamugereza amazi n'amashanyarazi hafi aho kuri iyo estate. Noneho ibyo imbere muri estate ibyo akabyikorera, ndetse bakaba banamukorera wastewater treatment plant. Ubwo ni uburyo bwo gusukura imyanda. Izo ni ingamba leta igenda ishyiraho kugira ngo tube twabasha kubona amazu aciriritse ku isoko,
hari n'izindi ngamba tugenda tureba niba bitakunda, ese ntabwo nk'umushoramari waba ufite umushinga twamufasha kuba yabona ubutaka. Ibyo ni ibintu bikiri kwigwaho, ndetse no kugira ngo turebe niba hari ibikoresho bimwe na bimwe yasonerwaho imisoro. Ibyo nabyo ni ibintu bikiri kwigwaho kugira ngo turebe ko twabasha kubona amazu ahagije ku isoko aciriritse, ariko akaba yegereye ahantu hegereye abantu bakorera, kugira ngo bibe byanadufasha muri cya kibazo cya traffic management, kuko usanga abantu benshi bari kugenda bajya gutura mu nkengero za Kigali, ugasanga mu gitondo hari wa murongo munini w'imodoka ziza zigana mu mujyi ku bantu baba baje gukora. Mbabare kuca mu ijambo ko barezi babisobanuye neza, aravuga ati buriya imodoka ziza mu mujyi wa Kigali rwagati, bariya abantu batona imirongo muri gare, hari uburyo bwo kuba umuntu yabagabanyiriza akahirira hafi, akaba yabona nk'icumbi wenda nko muri tedemiri cyangwa se ahantu hafi aho ngaho atari umusore kwideplasa yiri bacuruza mu mujyi. Ibyo byanatuma ngo mu mujyi hanaboneka abantu bakora amasaha 24 Yego. Urumva rero abo mbese hari uburyo bujuje. Okay. Mu mujyi rwagati muri CBD dufite gahunda yo kugira ngo habe ikintu twavuga ngo mixed use, he kuba ari ahantu gusa ho gukorera, ari ahantu h'ubucuruzi, habe n'ahantu ho gutura. Ariko nanone kugira ngo tube twabasha kuvuga ngo tugiye kubaka ayo mazu abantu babasha kwa affording, niho hazamo ya gahunda ya leta ya affordable housing. Niyo mpamvu ubwo nasobanuye iyo gahunda ya affordable housing. Ntabwo iyo gahunda irahari no muri master plan birateganyijwe, ariko kuri side ya implementation niho leta naho igenda igira ibyo ikora. Hakaba hari icyo kigega cya affordable housing fund kugira ngo tube twabasha kwachivinga iyo plan dufite, kuko kuri uyu munsi birahari, biri muri master plan, biracyari plan gusa. Ariko kugira ngo ube wabasha kuba wareshya abashoramari baza kubaka ayo mazu, hari ibintu leta igenda yigomwa kugira ngo ibyo bintu tubashe kubyachivinga.